Muraho amakuru y'iminsi turabasuhuje kandi twongeye gushimishwa nuko Imana ikomeje kuturinda ariko muri aka kanya ikintu cya mbere kinzanye ku Ijambo Ribohora TV ni ugushimira abakunzi bacu. Ni ukuri turabashimira, Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha kandi ikomeze ibaha umugisha, ibahundagazeho kurama, ibagure muri byose, nimukifuze icyo mushyizeho umutima cyose n'icyo mushyize amaboko yanyu, Imana ijye ibakubira karindwi inshuro 70. Ndabibifurije kandi ndabyatuye mu izina rya Yesu, kuko mwatugaragarije urukundo rwinshi, mutugaragariza ko mudukunda, ntacyo twatanze, turabana b'abantu, ariko urukundo mudufitiye ni ukuri Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha. Tubashimira uburyo mwitanga mukagura umurongo wacu kugira ngo tujye tubona uko tuvuga ubutumwa, kandi natwe dusenga iteka kugira ngo Imana ijye iduha ijambo ryiza kugira ngo tubashe kuribagezaho, ndetse iduhe n'ubutumwa bwiza kuko byose bituruka muri yo. Kandi rega Imana ntabwo izaturuka kure, ntabwo izaza ngo yigaragaze nk'abantu ize ihagarare hejuru ngo ndi Uwiteka, oya, ahubwo Imana yo kuko ari Imana kandi iri mu butatu bwera bwayo, ngo ni Imana, Umwana, Umwuka Wera. Kandi Umwuka Wera amanukira muri twe kuko twaramusigiwe. Ngo rero buri muntu wese yahawe impano mu buryo butandukanye. Rero ikintu cya mbere nshimira Imana nuko yaduhaye umurongo mwiza kugira ngo tujye tubona uko tuvuga ubutumwa bwayo, kandi no kuri turayishimira. Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Turabashimira uburyo mukomeza gukora subscribe, uburyo mukomeza gusharinga ibiganiro byacu. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi tubafite ku mutima wacu pe. Turabakunda kandi duhari ku bwanyu kugira ngo tubashe kwagura umurimo w'ijambo ry'Imana. Rero muri aka kanya ntabwo ari ibintu byinshi cyane binzanye, ariko mpesheje ishema ry'uko nongeye kuba ndi muzima, ariko ntirengagije ko hari n'abandi bafite ikibazo. Hari abafite abarwayi kwa muganga, ndetse hari n'abavuye mu mubiri, hari abagize ibyago, hari abari ku kiriyo, hari abagize ibyago bavuye bashyinguye. Ntabwo twebwe ariko turi beza, ahubwo ibi byose bibaho kugira ngo biduhe isomo ryo kubaha Uwiteka Imana yacu. Rero muri aka kanya ikintu cya mbere mbanje gushimaho Imana nuko ikomeje kundinda muri ibihe bigoye. Mwabantu mwe buriya hari ibintu mutazi, ari nabyo nshaka kugarukaho cyane. Muri aka kanya ndumva ashaka ko tuganira ku ijambo ryitwa gusenga kuko turi mu bihe bibi. Mwibuke neza Imana ijya kwirukana Satani, imukuraho ubutware bwo kuba umumarayika mu bamarayika b'Uwiteka, ijya kumwohereza mu isi. Yarivugiye mu ijambo ryayo ngo wasi ugushishyano kuko ugwiriwe n'umubi Satani. Rero ntago ahangaha iyi si turiho ntagaruka Imana yari inaniwe kuba yadufata ikaturemera indi si yacu, Satani ikamushyira ahandi. Aha twaje mu isi kugira ngo turwane intambara, ahubwo intambara urimo urazirwana gute? Ese urakomeye muri uru rugamba? Urakomeye? Uri tayari guhatana n'umwanzi, cyangwa umuhaye ibitugu akuraseho urufaya rw'imbaraga ze z'umwijima? Rero bene data bakundwa, icyanzanye ahangaha mbere na mbere murabizi, nigeze kubaha ubuhamya, mbaha ubuhamya bw'uburyo, kandi ni ukuri iri jambo ngiye kubabwira ni ijambo rikomeye cyane. Nshaka kugira ngo buri muntu wese ariho umutima kandi arushaho gusenga. Ngewe nagerageje kuritambutsa, ariko Satani akagenda antega imitego myinshi. Yagendaga antega imitego akambuza kuza kuri kamera. Ndababwiza ukuri byari ibintu bikomeye. N'ubu kuza kuri kamera nabaye nk'umuntu wiyahuye, ngenda nirukanka, ndavuga ngo uko byagenda kose Satani arimo arambuza kugira ngo mbashe kuburira abantu b'Imana. Rero inshuti z'umusaraba,
njyewe nahuye n'intambara nyinshi, nahuye n'intambara z'umubiri, mura n'intambara mu buryo bw'imyuka. Satani yangabyeho ibitero bikomeye cyane. Kera nari ntarabasha gusobanukirwa ngo ese gukizwa n'iki cyangwa umuntu wa Mukristo bibanje kunyura hehe. Rero icyo shaka kubabwira, shaka kubivuga gutya mukajya ibintu byoroshye ariko birakomeye. Mbazaniye muri make ni imburo, nubwo nge naratinze ariko ndasaba Imana imbabazi, kandi ndasaba na buri muntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda imbabazi pe. Ndabinginze musabire Imana imbabazi, kandi namwe ndabasaba imbabazi. Mumbabarire, ndabasaba imbabazi kandi n'Imana imbabarire, kuko natinze kubabwira ibintu birimo kubaho muri iyi minsi ya none. Jewe hari ukuntu Imana imbwira ngo vuga kuko ibintu birakomeye. Ngiye nkanangira umutima, ariko mu by'ukuri pe reka mbabwire, nabaye nka Yona ubwo Imana yamutumaga i Nineve akigira itarushishi. Ariko muri aka kanya ndasaba Imana imbabazi, namwe ndabasaba imbabazi, ari abatoya ndetse n'abakuru, ari ababyeyi, ari abasaza n'abakecuru, ndabasaba imbabazi kuko Satani ubu ngubu ari mu ntambara ikomeye cyane, ari nabyo ngiye kubabwiraho muri aka kanya. Ndabinginze mutega amatwi iki kiganiro, kandi iki kiganiro ni mu cyumva hari ahantu kiri bubageze. Bene data bakundwa, ibihe turimo ni ibihe bigoranye cyane. Mwibuke ko Yesu Kristo yatubereye igitambo. Ubwo yabangaga ku musaraba, Imana yamuduhaye kugira ngo atubere ishungu, atubere igitambo. Mwibuke Imana ibwira Aburahamu ngo atange igitambo cy'umwana we w'umuhungu ari we Isaka, kandi ari umwana yari abonye mu rubyaro rwe na Sara. Mubyibuke neza. Imana imutegeka ko agomba gutanga igitambo cy'umwana we. Aburahamu ntiyazuyaza, agiye gutanga igitambo. Imana izana umwana w'intama. Umwana w'intama. Ese umwana w'intama muramuzi? Umwana w'intama ni Kristo. Umwana w'intama Uwiteka we yizaniye umwana we, ari we mwana w'intama. Imutangamo igitambo cy'ubuzima bwacu bwose. Ikuraho ibitambo by'abana b'abantu, ikuraho ibitambo by'inka, ikuraho ibitambo by'ihene, ikuraho ibitambo icyo ari cyo cyose cyitwa ikiva amaraso. Yesu Kristo niwe wayavuye bwa nyuma atubera igitambo cya burundu. Ariko nicyo kintu ushaka kubabwira kugira ngo tubyinjiremo neza, munasobanukirwe ko uyu munsi wa none turi mu ntambara zikomeye. Abadayimoni bo baracyakoresha ziriya mbaraga, bo baracyatanga ibitambo ko nta makuru bafite. Abantu rero bakorana n'iyi myuka y'umwijima bo batanga ibitambo. Ubwo ninjiye mu murongo nyawo ushaka kugira ngo bahereze mubashe gukanguka. N'abafite imiryango iterekera murahita mubimenya. Abantu bafite imiryango iterekera, hari igihe cyo guterekera kiba cyarashyizweho, abantu bose babizi kandi baterekerera rimwe. Ndagira mbibabwire, hari abantu biyemeje gukorera Satani n'umutima wabo wose. Aba rero dore njyewe ubu ndimo ndasenya inzu ya Satani. Ubu tuvugana ndasenya inzu y'abapfumu, ndasenya inzu y'abajya kuraguza ubutunzi, kuko abo ngabo nibo batumariye abantu. Yesu Kristo yatubereye igitambo kugira ngo twebwe umwana w'umuntu atazongera kumeneka amaraso. Ariko hano mu isi Satani aracyasaba ibitambo by'amaraso. Niyo mpamvu rero ushaka kubabwira hakiri kare ngo mubimenye, musobanukirwe neza mwa bantu b'Imana mwe. Dore ngiye kubaha ingero 3, nako ingero zikomeye kandi mugiye kumva neza. Abantu babizi baraza kubisanisha muri comment, muraza kubimbwira kandi mubibwira n'abandi. Buriya Satani agira strategy. Murabizi ko ngewe nanyuze mu bintu bikomeye cyane, nzi imbaraga z'umwijima uko zikora. Nubwo hari abantu baba batabyumva, babumva ngo ni ukwivugira, ngo ni ugushaka views. No, ntabwo ari gushaka views. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, bavandimwe bantu b'Imana, ngewe nje kubaha imburo. Kandi reka mbabwire, abo muzaya mugenda bibona bibaho. Dore nk'ubu ngubu muri iyi minsi ya none, iyi minsi irakomeye.
iyi minsi ni iminsi mibi, ikuzimu barimo baramena amaraso menshi cyane mu isi. Ahantu hose bagiye batega imitego ahagomba kubera impanuka harazwi, harahari. Ndagira ngo mbabwire ngo nimutaba amaso bantu b'Imana, uku ni ukwezi kwa nyuma kw'ibitambo by'ikuzimu, uku ni ukwezi kwa nyuma kw'ibitambo by'abadayimoni muba bahaye ubutunzi hano mu isi. Niyo mpamvu mujya kubona mukabona abantu mu isi bamwe barimo barababasazi, abandi barimo barapfa amaherere, abandi bakajya kubona ukabona amakamyo araguye, ukajya kubona ukabona ikamyo irahiye, ukajya kubona ukabona imodoka igize gutya iratembye igonza abantu barapfuye. Ibi ni ibitambo birimo gutangwa. Mube maso, mube maso, ibitambo birimo biratangwa, birimo biratangwa. Mube maso, mube maso, musenge. Uri mu muhanda ugenda usenga, nshuti y'umusaraba, niwinjira muri bisi amaraso ya Kristo agutwikire, ugenda usenga inzira yose kugeza ahantu ugiye. Nujya gufata moto amaraso ya Yesu yitwikirize, nuva kuri moto ugenda n'amaguru ubwira amaraso ya Kristo ngo ntwikira kuko no igitambo kizima. Ndababwiza ukuri ibintu birakaze. Ndagira ngo mbabwire ngo guhera mu kwezi kwa mbere kugira ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, ukwezi kwa gatandatu, aya ni amezi mabi ikuzimu babanywa amaraso nk'imodoka ishaje. Murabizi bajya bavanga imodoka zishaje ngo nizo ngo zinywa lisansi nyinshi cyangwa mazutu nyinshi. Ikuzimu baba bakeneye ibitambo, no kuvuga ngo buri kwezi muri ayo mezi atandatu abantu baba barimo guterekera. Buri kwezi babaterekera. Noneho ku kwezi kwa gatandatu ko niyo iba ari finali, kuko ari amezi atandatu ari hagati mu mwaka. Ndagira ngo mbabwire ngo kandi ibi bintu mbabwiye ni mu byumva birabagirira umumaro, kuko biratuma murushaho gusenga no kwiragiza Imana cyane kugira ngo ibashe kudutsindiriza intambara. Ikibazo kiba gihari cya mbere ngiki, baba barimo gucagura abantu no kwinjira muri za mbaraga kubera ko barinjiza buri kwezi bakaroshinga mu mwaka muri amezi atandatu yabo barimo bamena amaraso. Riho handi mujya kubona impanuka irabaye, hapfuye abantu benshi batagira umubare. Uku kwezi kwa gatandatu ndagira ngo mbwire ngo mumbabare, niyo mpamvu nabanje kubasaba imbabazi. Ubundi guhera ku itariki ya mbere kujya ku itariki 30 y'uku kwezi aba ari itariki mbi, ni itariki yo guterekera, ni itariki yo kumena amaraso, na amatariki mabi. Bantu b'Imana musenge cyane, mushyire mu mwete mu gusenga. Ndabinginze musenge mutesha, kuko abantu mu muryango barimo baratanga ibitambo by'amaraso, barimo baratanga abantu basazi, barimo barasaragurika cyane, kuko uku kwezi niko kubi. Mbamenera irindi banga, niko kwezi ko gutoranya abagomba gukorana n'abadayimoni bagakorana na Satani ku mugaragaro. Niko kwezi kubi ko abantu bagomba kujya gufata imbaraga z'ikuzimu. Icyo gihe rero bajya gufata imbaraga z'ikuzimu batanze ibitambo by'amaraso. Hari abatanga abantu bagapfa, hari abatanga abantu bagasara, hari abiyemeza kujya bamena amaraso yo mu muhanda. Abo ngabo baba bafite ibyo bagabanye kugira ngo ubutunzi bwabo bujye bukomeza bwikuba. Ababi rero ni abatanga ibitambo byo mu muhanda, kuko bateza impanuka hirya no hino. Rero ndagira ngo babwire ngo musenge Imana, mbaburiye hakiri kare rwose, nubwo ntinze ariko ukwezi ni kurashira. Abasigara barasigara, abagiye kandi nabo Uwiteka Imana rwose izabaho ubugingo budashira, izabaho ubugingo buhoraho. Kandi rwose pe sabye buri muntu wese imbabazi, kuko iyi message mbana itambukije ku itariki ya mbere nkabaha imburo, ariko iki gihe mpamya neza ko aricyo gihe Imana ishaka. Kandi ndajya mbabwire ngo uwumva arumva. Musenge muri mu nzu zanyu, musenge mubyutse mujya mu kazi, musenge mwiragize Imana, kuko buri umuntu wasenze ndajya mubwiza ukuri Satani aramuhunga uko byagenda kose. Niyo agiye kumugeraho umwuka wera aramupika akamubwira ati stop, ntukore kuri uyu muntu. Rero Satani abarimo guhiga wa muntu wese uri mu mbaraga nkeya. Ndabingize nshuti z'umusaraba, ndabinginze uri kuri moto yawe ugenda utwaye umugenzi,
ntuzi utwaye, nawe mugenzi umumotari ntumuzi. Ndagira mbabwire ngo Satani yadeployinze ingabo nyinshi cyane, azideployinga mu bashoferi, azideployinga mu bagenzi, umva ahantu hose afite ingabo. Rero ubu ngubu abadayimoni bakoze inama, barimo baraselekisiona abantu bagomba kuzakorana nabo, abo bagomba guhereza ubutunzi. Ubwo butunzi kugira ngo buboneke rero bisaba kumena amaraso, bisaba gutanga ibitambo. Abantu mwe musenge. Uku kwezi ni kubi, uku kwezi no gusoza amezi 6 y'ikuzimu. Uku kwezi ni kubi, niko abadayimoni no gukoreramo. Mureke mbabwire, umuntu uri ku kwezi azabona umugisha mwinshi. Umuntu wo ku kwezi kwa 6 ndagira mbabwire ngo azabona umugisha mwinshi, kuko kurimo kajoreti nyinshi, kurimo gushyingura kwinshi kandi impanuka nyinshi. Ndababwiza ukuri bantu b'Imana, muhaguruke dusenge. Kandi ndagira mbabwire, nimwumva mukumva iyi message irabagirira umumaro. Umuntu wumva iyi message akubaha Imana, agasenga, akiragiza Imana, akaragiza umuryango we. Mwababyeyi mwe, ndagira mbabwire ngo mwiryama nimusenge. Sindeba ngo ninde, ngenda bwira buri muntu wese wumva ikinyarwanda, yaba ari ku isi hose, haba mu Rwanda, haba muri Amerika, haba muri Aziya, haba uburayi bwose, haba muri Afurika, buri muntu wese nasenge. Musenge Uwiteka Imana, ndabinginze. Ibi n'ubwa mbere mbibabwiye, mbiheruka mu buhamya, ariko ndababwiye musenge. Amaraso agiye kumeneka menshi, noneho tugeze mu matariki ya nyuma, tugeze hagati mu kwezi. Ubu turi hagati mu kwezi. Ikuzimu batagetinze ko bagomba bakinjiza abantu bemeye gukorana nabo, ariko batanze ibitambo basabye. Kandi nta bindi bitambo bitangwa, ni ibitambo by'amaraso y'abana b'abantu. Bitewe n'ikigero umuntu ashaka kujyamo, muri business ashaka kujyamo, aba yatanze igitambo cyayo. Hari abatanga abagore babo, hari abatanga abana babo, hari abatanga abavandimwe babo, hari abatanga n'inshuti zabo. Ugasaba umuntu yitwa Imandwa, ariko yaramuterekereyemo. Musenge cyane. Hantu ujya kumva ngo impanuka yisha abantu, ugasanga yishe nk'abantu 30, ugasanga impanuka yishe nk'abantu 100. Icyo gihe ndagira mbabwire ngo ikuzimu baba barimo batega inkongoro zabo kugira ngo babashe kubona amaraso. Rero mwabantu mwe, mube maso, musenge. Rubyiruko ndabinginze, musenge. Nta kindi basaba, musenge. Ubasha kumva iyi message, musenge. Musenge Imana. Yemwe nshuti z'umusaraba, yemwe bantu b'Imana, tugeze mu bihe bya nyuma. Dusenge. Abadayimoni bahagurutse, baje mu isi, baje kurobanura ababo, baje kurobanura kubera ko baba bazi bari abantu bamaze kwakira, baba bazi abo bagomba gutangaho ibitambo. Ntibatinya kuza ngo bagushe imodoka iri mu nzira igenda, bapfa kuba babonyemo ababo. Ntibatinya kuza ngo batwike inzu, abantu bashye bakongoke, bapfa kuba harimo abantu babo. Kandi nanone hari abandi batanga ibitambo n'ibyemerwe bikabagaruka. Aya mezi ni mabi, niyo mezi barimo gutangiramo ibitambo. Muhaguruke dusenge. Uwasengaga 1 nasenge 2, uwasengaga 2 nasenge 3. Mureke mbabwire, mwabantu mu bushobozi bwanyu ni musenge. Kandi nta sengesho n'imwe Imana yacu tumva. Uwiteka Imana isumba byose, nyiri biremwa, ntarya tumva. Ariko ndababwiye ngo musenge. Icyo ujya gukora cyose ubanza usenge, kuko uku kwezi ni kubi. Uku kwezi ni kubi, niko kwezi kwa mbere kubi. Ndagira mbabwire munabimenye, niyo
guhera mu kwezi kwa mbere kujya mu kwezi kwa gatandatu, ariko ukwezi kwa gatandatu ariko gufunga 1/2 cy'umwaka. Mubare neza, ukwezi kwa gatandatu haba habura andi mezi 6 kujya mu mwaka ushire. Ndagira mbabwire ngo rero ayo mezi 6 tuvuyemo niyo mabi, niyo mezi abantu bapfa, umuntu agapfa marabira ukibaza icyamwishuka kibura. Niyo mezi abantu baterekereramo cyane. Musenge, nta kindi mbabwiye, nta bundi butumwa mbazaniye, ndababwiza ukuri nkarabye hakiri kare. Aho ngereje ahangaha ndababwiye ngo musenge, kuko ngewe ibitero byangezeho n'ubu narabibonye, byaraje byinshi, ariko kubera ko Uwiteka yavuze mu mwana wanjye nzakurinda, ndajya mbabwire rero ngo mwiragize Imana niyo yonyine gusa yo kuturinda. Nta muntu wabasha kugutambutsa urugamba rw'imbaraga z'umwijima rurakomeye. Niba abadayimoni abantu barimo kwimba, noneho rero uyu mwaka abantu babaye selected kwa Satani ni benshi, kuko ubu ngubu barimo baramena amaraso ari benshi. Banza hanya n'umuryango utasangamo abantu bamaze kwiyegura imyuka mibi, kuko Satani yamaze kubereka ko ari ufite ubutunzi. Ubu mbese abantu bashaka ubutunzi bw'isi bo barundumukiyeho ari benshi. Abatanze abana babo ntiwamenye ingano yabo ni benshi. Hahandi umwana ajya kurwara akarwara indwara ukabura indwara arwaye, wajya kwa muganga bakabura indwara, kumva imibiri amuha amaraso, ukajya kuvuga umwana arapfuye. Bantu b'Imana musenge, mugore sengera umugabo kuko ntumuzi, mugabo nawe sengera umugore wawe kuko ntuzi ibyajyamo, kuko twese turi abantu kandi imitima yacu ntibaje kimwe. Nubwo twabana ntibibaje kimwe, mureke dusenge. Umugabo atanga umwana yabyaye rwihishwa, umugore akajya agira ngo umwana ari kwa muganga ngo ni indwara, kumva umugabo yaratanze umwana n'igitambo. Ntago mubizi, biriya ni ibanga rikomeye. Ngewe ndibuka neza abadayimoni bamaze kuma 600,000 barambwiye ngo n'umugore uzashaka ntagomba kumenya ko ukuye ubutunzi. Hanyuma ubwo hari icyo mutumva? Ese hari icyo mutumva? Niba ngewe imbaraga z'umwijima amajwi yaraza akambwira ngo uzatunga kuri iyi si, ngariko nta muntu ugomba kumenya ko ukuye ubutunzi bwawe, ngo ndetse n'umugore wawe n'abana uzabyara ntabwo bagomba kumenya ko ubutunzi wabukuye. Murumva ibyo bintu byoroshye? Musenge, mushyireho umwete, dusenge, dufatanye urunana, duhamagara Imana isumba byose, nubwo iri muri twe ariko yumve ko turimo kwitakambira. Mwibuke neza Yona, urufi rumaze kumuruka ku nkombe Nineve, yaragiye ngo arababwira. Nje ntabwo nje nka Yona, mumbabarire, nje kubabwira, noneho nje kubabwiza ukuri. Musenge, kuko aho wenda Imana yatugira neza ikadutsindira uyu mubi Satani wamaje kwereka abantu ko afite ubutunzi bwose bushoboka. Imana iturindira igihugu, Imana iturindira abanyarwanda, Imana iturindire mu nzego zose z'igihugu cyacu, kubera ko ndababwiye hari n'abagiye kuraguriza kugira ngo babashe kuba abantu bakomeye mu nzego z'igihugu. Barahari. Noneho mutekereze turimo kuyoborwa n'abantu bakorana n'imbaraga z'umwijima. Hari ubwo umuntu akuyobora gukunda cyangwa akuyobora kubera ko afite power z'ikuzimu. Niwe wa muntu uzaza akagutsikamira, niwe wa muntu uzakwicurwa agashinyaguro kubera ko ntaga gukunda, ahubwo afite ibirimo kumukoresha kuko ari byo yamaze kwiyegurira. Niwe wandi uzasanga afite umwana w'ikigori, ibyana by'ibigori mu rugo, kimwe gisimbura ikindi, kigapfunda akaba arafashwe, ukayoberwa ukuntu bigenze. Reka dusenye ubwami bwa Satani, reka dusenye inzu y'ikuzimu zose zishye mu izina rya Yesu Kristo. Ndajya mbabwire ngo mureke dusenye ubwami bw'umwijima, kuko ntago ari bwo buzaduhesha ubugingo buhoraho. Ubwami bw'umwijima bwaduhesha kurimbuka, ariko ntibwaduhesha ubugingo buhoraho. Mureke dusenge. Bantu b'Imana, iyi message nyitambukije muri aka kanya
kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa. Kuko impanuka zo zigiye kuba tutabaye maso, banyamasengesho, bantu bamaze kwiyegura biharamagara muri Kristo. Reka baruko mbyita, muhaguruke dusenge. Ndabizi ko muhari, muze dusengera igihugu cyacu. Aya maraso abadayimoni bashaka kumena mu gihugu cyacu bacyanduza ahagarare mu izina rya Yesu, ndetse n'ayamenetse yose Uwiteka ayasibanganye mu izina rya Yesu. Babyumve Satani abyumve ko amabanga yamaze kujya hanze. Ndababwiza ukuri, izi ni intambara zikomeye bene data. Ni intambara zikomeye, ariko abantu ntabwo bari babizi. Ndizera ko rero buri muntu wese abashe gusobanukirwa. Wowe nubugiye kuryama itwikiza amaraso ya Kristo, uvugire Yesu ati Yesu ndinda muri iri joro ngiye kuryama, nta bindi byiringiro mfite ni wowe, maze urebe kutaramuka amahoro. Nubyuka mu gitondo hari abagiye, ariko ndakubwiza ukuri, nimwumva iyi message mukayikurikiza, abantu b'Imana muzandika muri comment kandi muzambwira ibyo mwabonye. Niko bimeze. Ntacyo ntazi uburyo imbaraga zose z'umwijima zikora, ndabizi Uwiteka yarampishuriye, ndabibona, nabinyuzemo byose ndabizi. Rero amabanga y'ikuzimu yose ndayazi, ndetse n'ababakorera ndabazi, bose ndabazi aho bava bakagera. Abo mubona ngo baramamaye ntabwo babamamaye ari bo, ahubwo bakorera imbaraga z'umwijima mu ibanga. Nta numwe mvuze mu izina, ariko barahari. Ariko nabo ibihembo byabo ni ukurimbuka. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ngo kandi ibihembo by'umunyabyaha ni urupfu. Urupfu rero rubateganyirije, ariko twebwe ntabwo turabo gupfa, ahubwo turabo kujya mu ijuru. Ijuru ni iryacu twebwe abemeye Uwiteka Imana n'Umwami n'Umukiza wacu. Ndababwiza ukuri, bantu b'Imana, nimwumvire iyi message, Imana irabaha umugisha n'ukuri. Mwebwe mureke duhaguruke dusenge. Mana we, ibintu birakomeye. Yesu Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, ushimwe kandi uhimbazwe. Mushimiye kubw'aka kanya keza, mushimiye kubw'iyi message unyemere ko ntambutsa muri uyu mugoroba. Ndakwinginze Nyiringabo Imana ngo igere kuri buri muntu wari wese, kandi Data buri muntu wese ubasha kuyumva, Mwami abashe kukwizera kugira ngo umurenze iki gikombe kibi. Nyiringabo Imana, ndakwinginze ngo muri uku kwezi kwa gatandatu, uku kwezi kwa nyuma, Mwami abadayimoni batangiraho ibitambo, basabiraho ibitambo mubabaje kuba selected kugira ngo babashe gukorana n'imbaraga z'umwijima. Ndakwinginze Mwami, uzajya ajya gukora ku gitambo wese, Uwiteka Nyiringabo, ujye umukumira. Mwami ndakwinginze ngo buri muntu wese abadayimoni bashyizeho ikimenyetso kimukureho, buri muntu wese batanzeho amazina kuzimu yamukureho mu izina rya Yesu Kristo. Umuha amazina mashya, umukureho amazina Mwami y'imitongerano, imikureho amazina y'imiterekerano, umukureho amazina mabi Mwami bamuterekereyeho yose, kugira ngo Uwiteka babashe kuronka ubutunzi butagira umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Mwami nkuragije amaraso yawe Mwami, nyatongeye kuri buri muntu wese ugenda mu modoka, nyatongeye kuri umuntu wese ugenda kuri moto, nyatongeye kuri umuntu wese ugenda n'amaguru, nyatongere ku mwana mutoya amaraso ya Yesu Kristo, nyatongere ku musore n'inkumi amaraso ya Yesu Kristo, nyatongere ku musaza n'umukecuru amaraso ya Yesu Kristo, nyatongere ku mama Mwami ndetse n'umupapa amaraso ya Yesu Kristo. Ndakwinginze ngatemba turuka iburasirazuba agere iburengerazuba n'amajyepfo n'amajyaruguru, amaraso ya Yesu Kristo atembe mu gihugu cyacu, mu mujyi wa Kigali, amaraso ya Yesu Kristo atembe muri guverinoma, atembe ku ntebe zose z'ubuyobozi, atembe Mwami
mu nzego zose zishinzwe umutekano, amaraso Kristo, amaraso yawe nyaguhora ku ngoma Imana, amaraso y'umwana wawe, amaraso yawe yatumeneye kugira ngo mwami tubashe kuronka ubugingo buhoraho. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma Imana ngo utwikire igihugu cyacu, udukure mu mubi, kuko Uwiteka ngo ngameze nk'intare ngirimo gushaka ngo guhiga uwo yaconcomera. Ndakwinginze Uwiteka Mana, buri muntu wese umuhishe mu mababa yawe, buri muntu wese umugirire neza Kristo, buri muntu wese mwami ubasha kumva iki kiganiro umugirire neza, kuko uri Imana Data, uri Imana Mwana, uri Imana Mwuka Wera, urihagije Papa, uko wagiriye neza ubwoko bwawe kuva kera kose. Abari kurinda mwami muri aya matariki ya nyuma mwami yo guseza uku kwezi, ndakwinginze mwami nyaguhora ku ngoma ngo ubwiza bwawe bugaragare muri iki gihugu, utesha agaciro imigambi yose ya Satani ku buzima bwa buri muntu wese, mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Ndakwinginze ngo urinde umunyarwanda hari hose, ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ahari hose ku isi. Ndakwinginze ngo urinde umunyarwanda hari hose Mana. Ndakwinginze ngo ugoteshe amaraso y'igiciro cyinshi mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Ndagushimiye rero ko unyumvishe, ndagushimiye ko witamuruye, ndagushimiye ko uburije imigambi yose ya Satani ku buzima bwa buri munyarwanda mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Imbaraga zawe nizimanuke ziganze, kuko ari imbaraga zimira izindi. Ndakwinginze Uwiteka Mana ngo ikirere cy'u Rwanda cyose ukigote mwami, aho buri munyarwanda wese ari mwami umugoteshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo we Nazareti. Urakoze urakarama rero, ndagushimiye kubumbuye akanwa kugira ngo mbashe kuvuga icyo waruntumye, kandi ndabizi ko mwami kigiye kujya kuri umuntu uwo ari we wese, kandi buri muntu wese mwami wumva ijambo ryawe mwami rikajya mu mutima we. Ndabizi neza ko Uwiteka uri bumurengere, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.